Nitwa Kayumba navukiye Uganda nkomoka ku mpunzi zahunze u Rwanda muri 59 mu gihe habagaho impinduka ziswe kamarampaka. Aho nkomoka na ahantu hitwa Igitarama. Natashye muri 94 nk'abandi banyarwanda ntahana intego yo kugira ngo twubake u Rwanda tuhereye mu guhuza abanyarwanda no gukemura ibibazo bibatanya bikazana umwiryane hagahora habaho ubuhunzi. Uwo muco twari twarawutojwe na FPR irangajwe imbere na Fred Rwigema, ariko nyuma bitewe n'ibyago twagize Fred agapfa, nyine uwo muco waje gutakara haza FPR y'abaringa. Ikindi kibazo twahuye nacyo cyatumye yenda tudashobora kugera ku byo twagombaga kugeraho, nukuba twarasanze abanyarwanda twagombaga guhura no kwiyunga nabo bishwe abandi bahunze. Icyo gihe rero byasabaga uburyo bushyashya bwo kugira ngo abanyarwanda babane kandi bashobore no kuba bakemura bya bibazo navuze birimo ibituma badahora bahunga cyangwa se ngo bahore mu mwiryane. Bitewe n'uko leta yari iriho yari igihuzagurika kandi itanafite ingamba kuri rubanda rwari rwahungabanye, harimo abahungabanyijwe nuko babaye muri bwa bwicanyi, ababurokotse, hakabaho n'abari batashye basanga imirambo. Byasabaga ingamba zishobora gufasha kugira ngo habeho gutanga ihumure kuri izo mpande zombi, noneho ibikorwa bindi byose bikorwa. Leta rero yaje ntabwo yashoboye gutanga ihumure, niyo mpamvu twebwe nk'abantu ku giti cyacu twagize icyo nakwita nka za initiative zo kugira ngo dushobore kuba twatanga ihumure duhuza abanyarwanda, noneho bashobore kubana nubwo hariho kwishishanya. Tuvuge bishishaga abakekwagaho kwica, bishishaga abatahutse ko bazabaziza ibyo byakozwe, n'abarokotse ubwicanyi bishishaga abo babona ko bashobora kuba bari mu babahigaga bashobora kubica. Ubwo rero hasabaga ikintu gishobora kuba cyabahuza mu kuba babana. Twebwe nk'abantu ku giti cyacu, cyane ku ruhande rwanjye yenda kamvuge ibyo nashoboye gukora kugira ngo nshobore kuba nabasha kuba nahuza abanyarwanda, nuko nashoboraga gushinga imishinga ituma abo banyarwanda bahura. Nibwo natangiraga ndeba ibibazo bafite byihutirwa. Icyo gihe ibibazo bari bafite byihutirwa byari kubona akazi kashobora gutuma bakemura ibibazo by'imibereho, noneho imibereho ikabaha kuba bashobora gukira ihungabana ry'uburyo bubiri, no kuvuga ihungabana ry'ibyo babayemo, noneho n'ihungabana ry'imibereho. Ubwo icyo gihe ndagerageje gukora no gukemura ihungabana ry'imibereho, noneho tugashobora kuganira ejo hazaza h'u Rwanda. Twashinze rero imishinga twakoze uriya mushinga witwa KCC, Keep the City Clean, kugira ngo utange akazi binyuze mu gutanga serivisi abantu ibigo cyangwa se abantu bakeneye
noneho tugurana amaboko ariyo abaturage bari bafite n'amafaranga ibigo n'abantu bagerageza kwisana icyo gihe babaga bafite mu rwego rwo kugira ngo twese dushobore kongera gufashanya mu kuzahura u Rwanda rwari rwamaze gusenyuka bitewe n'intambara n'ubwicanyi. Ubwo rero twakoze uwo mushinga w'isuku, noneho utanga akazi ku bantu benshi, ariko mu bantu twahaye akazi nubwo bari benshi byabaye ngombwa ko haza muri icyo gihe havutse abandi nabo bifuza gukora ibyo bikorwa babitwigiyeho, noneho biba ibyakabaye bikemura ikibazo bihinduka ubucuruzi ku buryo byagiye bizamo na za ruswa. Twe twanze gutanga kuko twasangaga ruswa basabaga ruswa kugira ngo batange amasoko, kandi twe dusanga gutanga ruswa ikwiye ari ruswa twaha abantu bose ari serivisi nziza. Twaga gutanga ruswa z'amafaranga bituma tugenda dutakaza amasoko, noneho akazi karagabanuka kubera ko abandi bakiganye kandi bemera gutanga ruswa. Noneho duhitamo kwiga uburyo dushobora kuba twafasha abaturage kwihimbira akazi aho gukomeza kuza bakadushakaho kandi turimo gutakaza amwe mu masoko. Ni muri urwo rwego twaje guhimba ikintu cyitwa urwego. Tubanza kwegera uturere abo baturage baturukamo, tubabwira ati abaturage banyu bakeneye kubona akazi, nimudufashe kubahimbira akazi, muduha uburenganzira bwo gukorana n'abaturage banyu mu mirenge. Ubwo barabitwemereye, tugirana amasezerano n'uturere, noneho amasezerano aduhesha uburenganzira bwo gukorana n'imirenge tugirana amasezerano avuga ko tugiye gufasha abaturage gushinga ishyirahamwe rimwe rihuza abaturage b'umurenge, noneho abaturage nabo bakirema amatsinda y'abantu 20, noneho umubare w'amatsinda agize abaturage bari mu murenge akaba ari yakora ishyirahamwe ry'umurenge. Noneho twebwe tukabafasha kubona buri shyirahamwe 2 miliyoni z'amafaranga y'u Rwanda nk'intangiriro y'ikigega cy'ishyirahamwe ry'abaturage ku murenge. Abaturage bakagura tubigisha kwagura icyo kigega bashyira hamwe amafaranga nibura 100 ku munsi, uko ari 20 mu itsinda, noneho byagera ku cyumweru bagatombora, utomboye agatombora 75% akayatwara, noneho 25% akajya muri cya kigega cyabo kigakomeza gutubura no kugwiza umutungo bayiguriza mu gushora mu mishinga bazaba bihitiyemo. Ni muri urwo rwego twaje gufasha guhimba imishinga gutangiza uburyo bwa specialisation mu mishinga, kugira ngo ko twasangaga ko igituma abaturage bava mu mirenge kuza gusaba akazi atari uko baba babuze ibikorwa, ahubwo ibikorwa byabo biba ari bito bitewe n'uko bose bakora ibintu bimwe, noneho bagategereza umuguzi umwe uza kubagurira. Ngwe nk'urugero, umwe yacuruzaga intoryi akazivanga n'imineke, akazivanga na karoti n'inyanya, noneho ugasanga bategereje umuntu umwe uturuka hanze, umukiriya yaza bakamurwanira. Ni ukuvuga utacuruje bikabora. Icyo gihe rero kugira ngo tubafashe bose kubona abaguzi, twasabye ko habaho icyitwa specialisation. Iyo specialisation igakorwa ari uko ni ukuvuga abantu 20 bafata nk'igikorwa kimwe icy'inyanya bakagikora, abandi 20 bagacuruza karoti mu murenge, abandi bagacuruza intoryi gutyo. Noneho kubera ko ari bo banyine babicuruza mu murenge, no kuvuga ngo barasabwa kuba bakora depo y'icyo kintu bacuruza, icyo gicuruzwa bacuruza. So icyo gicuruzwa rero kugira ngo bagicuruze mu buryo buhagije abaturage bari mu murenge, byasabaga ko bagira kapitali cyangwa se bagira imari yo gushora. Nuko nguko rero twebwe
twashinze ryashyirahamwe kugira ngo rijye ribaha igishoro ari nta nyungu ribatse, ari nta n'ingwate ribasabye, ahubwo bishinganye hagati yabo. Nuko twaje kubafasha kugira ngo babe bashobora kwiteza imbere, noneho binafashe amafaranga gukwirakwira muri rubanda, kuvuga rubanda rwo hasi, usibye kwihimbira akazi binabafashe kuba bagira amafaranga. Noneho nibagira amafaranga n'abashoramari cyangwa se abashoranganda baze bakurikiye isoko rihari ry'abaguzi. Ndumva ari ibyo twakoze, ari ibyo natanga mu rwego rwo kwibwira abifuza kumva ibyo naba narakoze mbere yuko ngera mu Rwanda, mbere yuko mva mu Rwanda mu 2004. So ubwo rero kubera ko ibyo bikorwa nk'iby'urwego n'ibindi bikorwa by'abantu bose bikorera mu Rwanda byagiye bibangamirwa na leta iriho, bikaza no kumviramo guhunga nk'uko byaviriyemo n'abandi benshi b'abashoramari ndetse bari bakomeye bashoboraga gufasha u Rwanda. Nasanze icyashobora gukemura icyo kibazo ari uko habaho impinduka muri politiki, abaturage bakabashobora kuba bakwihitiramo u Rwanda bifuza. Ntabwo rero abantu bose babikora, niyo mpamvu niyemeje kugira icyo nakora, nshinga icyo nita National People's Concern NPC, ari a revolutionary movement. Iyo movement ntabwo yakora idafite abanyarwanda, niyo mpamvu twegereye abantu banyuranye tugenda tubasobanurira ko National People's Concern ari cyo, tunabasaba ubufatanye, tubereka uburyo ibibazo by'u Rwanda byakemurwa. Tubagaragariza ko rubanda igomba kubanza kumenya ibibazo ifite, ikanifuza ko uburyo byakemurwa, ikanifuza ko byakemurwa binyuze mu gusubirana uburenganzira, ubumenyi n'inzira byo kubikemuramo. Dusanga bisaba ko abaharanira impinduka ariyo mashyaka ko basumbisha inyungu rusange izabo bwite bahagarariye, zirimo izamoko, amashyaka yabo bwite n'inyungu zirari ry'ubutegetsi, ahubwo bagakoresha ubumenyi bwabo mu gufatanya na rubanda kwibohora no gukemura ibibazo bihari. Rero nanone dusanga bisaba kubona ko crise iriho nk'amahirwe yo gukemuriramo ibibazo bibangamiye impande zose, azaba iz'amoko n'iz'amashyaka cyangwa se iz'abakora politike, bityo bigafasha mu gusubiza uko ubundi u Rwanda rwagombye gutera, rwaba mu rwego rw'imibereho, imibanire na politike igihugu gikwiye kugenderaho. Ni mu rwego rero NPC yaje kubaho, ikomeza gukangurira amashyaka ibereka uko byagombye gukorwa mu buryo butandukanye n'ubw'amashyaka. Impamvu dukora ibyo nuko ibibazo by'u Rwanda turamutse tubihaye cyangwa se twabirebera mu buryo bikwiye kureberwamo, birenze gahunda z'amashyaka, bikwiye kurebwa mu nzira ngari iruta uko amashyaka abibona. Dufite ibibazo by'amoko aribyo byamunze bikanatuma abanyarwanda bamwe bameneshwa, abandi bakicwa, bikaza kuviramo jenoside, bikaza kubyara jenoside n'impunzi. Ubu ngubu dufite impunzi, u Rwanda rufite impunzi hanze, kandi no mu Rwanda abarimo bifuza guhunga. Ubu urumva ko turamutse twemeye ko habaho politike
y'amashyaka ituma abantu nanone dukoze politike jya sisanzwe y'amashyaka tukirengagiza ibibazo u Rwanda rwagize, no kuvuga ko twaba twifuza ko abari mu Rwanda bahunga, abari hanze bagataha. Ibyo rero byaba ari uko twemeye ko dukora politike mu buryo busanzwe. Gukora politike mu buryo busanzwe no kugira gute, nuko twakumva ko ibibazo nk'intambara cyangwa se ibibazo byo kujya kwiyamamaza ari byo bikwiye gukemura ibibazo by'u Rwanda, kandi mu by'ukuri ibibazo by'u Rwanda birenze ibyo bisubizo bene ubwo buryo bwatanga. Nuko nguko rero twe twumva ko amashyaka kuri twe ari nk'amadini abantu bahitamo kuyoboka, ariko batahitamo imyemerere, kubera ko bo imyemerere aba yarashyizeho amategeko abantu bagomba gukurikiza, ntaha abaturage uburyo bwo kuba bagira ibyo bahindura, cyangwa se niyo butanze atanga bukeye. So twumva rero ko ari intambara, ari amashyaka, ari kudeta bidashobora gukemura ikibazo cy'u Rwanda. Icyakemura ikibazo cy'u Rwanda ari ugushyira hamwe tukaganira ibibazo bihari, tukabishakira ibisubizo, noneho tukemeranya gufatanya mu kuzana impinduka no gukemura ibyo bibazo. Noneho yenda demokarasi na politike ishingiye ku mashyaka menshi ikazabona gukurikira nyuma. So gahunda rero mfite muri politike ishingiye ku bihe nanjye ubwanjye nakuriyemo. Nakuziye mu bihe nabyirutse mu bihe bya za 1989, ndi muri ahantu abasirikare b'Abanyarwanda bari muri NRA babaga, numvaga bavuga umuntu witwa Fred Rwigema, nkumva bamuvuga neza, bavuga ineza ye, bavuga ukuntu akunda u Rwanda n'Abanyarwanda, bakavuga ukuntu yifuza kuzakiza u Rwanda. Nanjye bintera kumva ibibazo by'u Rwanda no kumva ko nanjye nabigiramo uruhare mu kubikemura. Noneho rero ubwo nza kugira amahirwe mu gihe cya za 1990 naje guhura na Fred Rwigema ahantu hari habereye umupira w'ikipe nafanaga n'ikipe nawe yafanaga y'abasirikare, aho nabonye neza ye binyuze ku mukinnyi umwe w'ikipe nafanaga wavunwe n'abasirikare n'ikipe y'abasirikare. Noneho Rwigema agategeka Kayitare kugira ngo amujyane kwa muganga, kandi abandi bo bari babikoranaga umutima mubi, bashaka kugaragaza ko ari abasirikare bafite ingufu bashobora gukora ibyo bashatse byose ku musivili. Byanyeretse umutima mwiza icyo gihe, numva ko koko Fred Rwigema afite umutima mwiza, kandi numva ko Abanyarwanda dukwiye kumuyoboka no kumushyigikira. Niwo mutima nakuranye wo kuvuga ngo dushyigikire Rwigema ufite umutima mwiza uzakiza Abanyarwanda. Ariko tuza kugira ibyago, Rwigema arapfa, yicwa ari ntacyo abwiye Abanyarwanda, abura umuvugira kubera ko nabo yari yaratoje iyo neza benshi cyane bazimiye, abandi bagapfuka umunwa. U Rwanda rubura rutyo umuvugizi mwiza. Noneho ndavuga nti nzaba mu mwanya wa Rwigema, mfashe mu kuvuga ibyo yakavuze no gukora ibyo yagakoze, ari byo gufasha kubanisha amoko y'Abanyarwanda, kuvura ibikomere by'imibiri n'imitima, by'imitima
na roho, guca inzika n'inzigo, guca igitero ubuhunzi no kwangara bituma abanyarwanda bahora batagira igihugu, bikabaviramo no guta umuco. Kuko habayeho jenoside, urumva ko noneho byaje no kuvamo kuba umuntu yashaka ukuntu yakunga abayikoze n'abayikorewe. Ngiyo gahunda ya politike yanzanye mu rubuga rwa politike. So igihe NPC maze yavutse mu 2017, ariko iguma ari igitekerezo kiri mu mpapuro. Mu 2012 na gatatu nibwo natangiye kugenda negera abanyarwanda, ngerageza kubabwira ko twazana impinduka mu Rwanda. Ibyo nabikoraga nyuze mu banyarwanda b'inshuti tuziranye n'abandi twari duturanye aho nari ntuye mu gihugu cya Swaziland. Mu 2014 nibwo natangiye gutanga ibyo bitekerezo, kugeza ibyo bitekerezo kuri rubanda rugari rw'abanyarwanda binyuze ku mbuga nkoranyambaga za social media, kugira ngo mfashe abanyarwanda bishanyaga bakoresha n'amazina atandukanye kugira ngo batukane banahangane. Aho abanyarwanda babaga hanze bafataga bari mu Rwanda nkaho atari abanyarwanda nkabo, ahubwo ari abanyamahanga babafatiye igihugu, bagahura batukana gusa. Ubwo nakoze inshingano mu 2014 zo kugerageza guhuza abanyarwanda, mbahurije ku rubuga no kugenda igihe cyose mbafasha kudatukana, ahubwo nkabafasha kugira ibyo bumvikanaho. Noneho bagera nkora uko nshoboye kugira ngo bageze ku rwego rwo kumva ko bafite umwanzi umwe rusange, ari we FPR, ariko abanyarwanda bari mu Rwanda atari abanzi babari hanze, cyangwa se abatari abakunzi n'abari mu Rwanda atari abakunzi gusa ba FPR, ahubwo ko bose bafite umwanzi umwe rusange, ariwo bakwiye guhuriraho bakahurizaho imbaraga zo kumurwanya, kugira ngo babone u Rwanda rubahesha uburenganzira n'ubwisanzure bwo gukemura ibibazo bafite. Mu 2015 natangiye kuvuganira impunzi zashimutwaga na leta y'u Rwanda, mbinyujije mu kumvikanisha abanyarwanda bahigwaga no gusaba ibihugu byari bibacumbikiye kudakomeza kubatanga kuri leta y'akarengane iri mu Rwanda. Noneho mpamagarira na opposition kugira ngo ishobore kuba yashora ingufu zayo mu kubaka ubumwe, aho gukomeza kubaka gahunda yo kuvuga ngo abahutu baharanire kuzirenganura basubirana u Rwanda, ahubwo baharanire kubaka opposition ishobora kubohora u Rwanda, abari mu Rwanda cyangwa se abo bita abatutsi n'abahutu babamo hatabayeho kumenesha umwe ngo abandi bajyemo. So ikindi nakoze ni ugufasha igihugu cy'u Burundi icyo gihe cyari mu bibazo bitewe na coup d'etat yari yabaye. Abantu bamwe babifata nkaho babyishimiye, ariko batabona ko mu guhinduka ku Burundi cyangwa se kwigarurira Uburundi kwa leta ya Kigali bizatera kaga abanyarwanda benshi bari mu karere. So nakoze uko nshoboye kugira ngo mfashe leta y'u Burundi, ahubwo kugira ngo urusheho kuba yakomera no kureka ibikorwa guhagarika ibikorwa by'akarengane byakorwaga mu gihugu cyayo, bikozwe na leta y'u Rwanda cyangwa se bikozwe na leta y'u Burundi ubwayo ku baturage b'u Burundi. Mu 2006 nibwo nageragezaga
kwambura Kagame amaboko y'abafasha akarengane mu Rwanda, cyangwa se abo abashyigikira amashyiga y'akarengane y'abanyamahanga arimo ba Bill Clinton n'abandi. Icyo gihe nabikoze turwana muri kampanye ya Amerika, ntanga inama n'ibitekerezo byashobora gutuma haza impinduka, ntanga ingamba, mfasha mu gukora ingamba n'ubukangurambaga mu kuzana impinduka muri Amerika, byafashije Trump kujya ku butegetsi kugira ngo nibura tubangamire Clinton, tubambura imbaraga be gukomeza kujya bivanga muri leta y'u Rwanda bavuganira Kagame. Mu 2017 nibwo nandikiye za leta nanone kubera ko imiryango mpuzamahanga yari yakurikije gahunda ya leta y'u Rwanda mu kwambura impunzi z'abanyarwanda ubuhunzi. Ubwo rero nakoze uko nshoboye kose kwandikira imiryango mpuzamahanga ndetse na leta zinyuranye cyane cyane z'akarere, mbasaba kutambura abanyarwanda ubuhunzi ndetse no kutabatanga ngo basubize mu Rwanda aho bahigwa kwicwa kuko nta butabera buhari. Ikindi nakoze ni uguhamagarira abanyarwanda kugira icyo bakora kugira ngo tuburizemo amatora yarimo gutegurwa mu Rwanda, ariko ibyo ntibyashoboka. Noneho nanone nagerageje muri uwo mwaka wa 2017 gusaba Trump ko yadufasha kugira ngo tugere ku mpinduka, ariko bikomeza kuba ikibazo. Mu 2018 nashishikarije za leta zinyuranye kudakomeza gutera inkunga Kagame n'abandi banyagitugu batuma habaho impunzi ziza gushaka ubucakara mu Burayi, kubera ko mu kubumvisha igitero ubuhunzi numvaga byafasha kuba byagabanya ko bahagaritse inkunga zabo, byatuma za leta zireka akarengane, noneho bikagabanya impunzi ziza kuba abacakara inahangaha mu Burayi. Nanone kuva muri uwo mwaka nakomeje kugerageza kuvugana na opposition ukuntu twakora dialogue hagati y'amoko, hagati y'amashyaka ya opposition no hagati ya societe civile n'impirimbanyi n'abandi bantu bose bafite inyungu bifuza ko ikibazo cy'u Rwanda cyakemuka, tukaganira ku bibazo biriho, tukabishakira ibisubizo, noneho tukabona kuba twagira u Rwanda twese twifuza, za politiki za demokarasi bigashobora kuba byavugwa ari uko twabanje kuba twabona igihugu. Nicyo kintu nakomeje kwibandaho guhera icyo gihe, kuvuganira imfungwa zirimo za politiki cyane cyane zirimo ba Diane n'abandi bagiye bashimutwa bakuwe ku mihanda. Ibyo ni ibintu nagiye nkora muri uwo mwaka wa 2018, noneho gusaba gufunguza izo mfungwa, guhangana n'ibibazo by'abaririmbaga cyangwa bifuzaga intambara ku Rwanda, mbumvisha ko gushoza intambara ku Rwanda ari ukuzishoza ku baturage, kuri rubanda rudafite uruhare mu karengane kariho, ahubwo rurengana ubwarwo. So ngerageza kuba nafasha cyane cyane mu guhagarika ibikorwa by'intambara binyuze mu gukangurira abantu kutazitabira. So mu 2019 nibanze cyane cyangwa se nibanda cyane mu gutegura gahunda yo nakwita mu cyongereza bayita grand strategy yo kwibohora binyuze mu buryo bw'ubufatanye bwa twese. Nkaba nteganya kubigeraho mbinyujije muri dialogue nkuko navuze,
noneho tugakora icyitwa syllabus for better life in Rwanda n'amasezerano better life in Rwanda, no kuvuga imbanziriza mushinga y'amategeko akemura ibibazo, agaragaza ibibazo, agagaragaza n'ibisubizo byabyo, ibibazo biri mu Rwanda. Noneho tukagirana amasezerano yo kubikemura, y'ukuntu bizakemurwa n'ubufatanye mu kubikemura. Noneho tukubaka muvuma imwe ishobora kuba yaba NPC cyangwa se yabindi abantu izina bahitamo, ariko tukemeranya kuba twafatanya iyo muvuma ikaba ari yo kurwanya igitugu n'akarengane biri mu Rwanda kandi bikayitsinda. Noneho tugashyiraho ubuyobozi rusange twese twemera kandi bwizewe n'abanyarwanda bari mu Rwanda n'abari hanze bashobora gushyigikira. Tugashyiraho n'ibiro by'ubuhuzabikorwa ku buryo buhoraho byadufasha mu rwego rwo kugira ngo dukemure ibyo bibazo. Noneho tugategura ibikoresho n'abakozi bo gufasha mu gukemura ibyo bibazo. Noneho tukabona kujya mu cyo nakwita icyo nita non-violent struggle, ariyo kuzana impinduka bitanyuze mu kumena amaraso. Tugakurikirwa n'icyo nita ubukangurambaga bwa rubanda. Noneho bya bikorwa byo kuzana impinduka bitanyuze mu kumena amaraso bigatangira, bikatugeza ku ntsinzi, twatsindamo igitugu, hagashingwa leta ihuriweho na bose, ni ukuvuga abagize abanyarwanda bose bo mu ngeri zose, ari abari mu gihugu ari n'abari hanze, ari abari muri opposition ari n'abatarayibamo. Noneho tukubaka icyo nakwita free and safe Rwanda, ni ukuvuga igihugu giteganywa gikemura ibibazo bya bindi byanditse muri ya syllabus for better life in Rwanda mbere yuko dutangiza inzira ya demokarasi ikwiye mu Rwanda tuzaba twemeranyije icyo gihe. Ndumva ari yo gahunda mfite mu rwego politiki. Noneho abandi dufatanyije tumaze kuganira na benshi tubyumva kimwe, ariko ntiturafatanya buryo kubera ko bamwe bakiri muri gahunda z'amashyaka, abandi bakigerageza uburyo bwabo, ariko twumva ko gusesengura turakomeza gusesengura no kwandukura ibibazo dusangiye, gushaka ibisubizo by'ukuntu byakemurwa twese tubigizemo uruhare, kugirana amasezerano y'ukuntu bizakemurwa, kwemeranya urubuga byakemurirwamo, guhurizwa muri urwo rubuga, kumara ubwoba rubanda, kuyiha ingufu n'uburyo byo kwiyobora mu nzira yo kwikemurira ibibazo. Ibyo nibyo tukirimo kugenda tuganira na opposition, nimara kubyemera tukaba ari bwo twashobora kuba dufatanya nabo bose bari mu nzira y'impinduka. Turateganya ryari kwinjira muri politike ku buryo burushijeho. Nitubona amaboko n'ubushake by'abanyarwanda benshi binyuze mu kwemeranya kuri ideology cyangwa se ingengamitekerereze idashyira mu kaga abanyarwanda bari mu Rwanda n'abari mu mahanga, bavuga abahutu n'abatutsi, twemeranyije ku ngamba zakemura ibibazo zikanatanga ibisubizo mu buryo buhamye. Tumaze kwemeranya n'abanyarwanda biteguye gutanga ibisabwa kugira ngo tubashe kwibohora.
igishya tuzanye muri politike nyarwanda. Icyo tuzanye ni icyo u Rwanda rwabuze. Abanyarwanda, u Rwanda ntirwabuze abanyapolitiki, u Rwanda rwabuze umuhuza utabera. So rero jyewe nje kuba umuhuza, nje kubabera umuhuza w'impuhwe, ubaha amatwi n'umutima binyuze mu kumva ibibazo mufite bigakemurwa mu buryo butuma muhumura mudahubanganye. Nzanye icyabuze muri politike y'u Rwanda, kubabera umuhuza utabera kuri bose, kugira ngo haboneke ihumure mu Bahutu n'Abatutsi, kubatsinze n'abatsinzwe, kubakomeye n'aboroheje, kubatuye mu Rwanda n'abakiri mu buhungiro, kubifuza kubana n'intagondwa zifuza kuba zonyine, kubishyuza ubutabera n'abifuza kububavutsa, kuba umuhuza n'umwunzi utabera, guciririkanya inyungu z'abibagiranye ari bo rubanda, binyuze mu mapfundo binyuze mu gushyiraho amapfundo atuma u Rwanda rutongera kubamo igitugu, akarengane, ubwicanyi bushingiye ku bwoko cyangwa se amacakubiri na politiki. Ibyo byakorwa ari uko dushyizeho cya gitabo kigaragaza ibibazo n'ukuntu bizakemurwa, abanyarwanda bose bakabimenya kandi bakabitozwa. Hashyirwaho amasezerano yumvikana ukuntu bizakemurwa kandi bigakorwa uko. Noneho hakabaho n'icyo nita nako aribwo butegetsi bwa rubanda, aho rubanda izamuka, ihabwa amahirwe yo kuzamuka mu kwiyobora bihereye ku mudugudu, mu kagari, ku murenge, akarere, igenda izamuka kugera ku rwego rw'intara, noneho ikava ku rwego rw'intara ikagera ku rwego rw'igihugu, aho ibyemezo byose bifatirwa bikabona kuba ibyemezo by'igihugu. Ubwo buryo buzagerwaho ari uko tubanje kuba twahesha rubanda uburenganzira bwo kuzamuka n'amahirwe yo kuba yakora ibyishoboye atari impuhwe z'amashyaka cyangwa se amoko cyangwa ikimenyane, ahubwo bitanzwe kubera ko ari uburenganzira bwa rubanda. Ibyo rero ntibyakorwa hatabayeho kuba byagenwa mbere, byategurirwa mbere muri gahunda zo kwibohora, kandi uko kwibohora rubanda ikakugiramo uruhare. Umwanzuro njye numva naha abanyarwanda nuko nsaba rubanda cyane urubyiruko mukeneye uburenganzira n'uburyo, akazi, imibereho, kwagura ubumenyi, ibyo ndabizi kandi ndabasaba kugira ngo dufatanye mu kubikemura. Rubanda ikeneye guca ubukene, ubushomeri, inzara, ifite ikibazo cy'amazi, uburyo bwo gutekesha, no kuvuga inkwi ntizikiboneka mu Rwanda. Ibyo ngibyo ndabizi, kandi mukeneye n'uburenganzira bwo kutabaho mwamburwa ubuzima cyangwa se mufungirwa ubusa, mwamburwa utwanyu. Ibyo ndabizi kandi nabyo biri mu binzanye muri politiki. Abacikacumu mwabuze ubumva kubera ko FPR ivuga ko yahagaritse ubwicanyi, yabimye uruvugiro, ibafata nk'abanzi, mu gihe ababiciye bo bahakana ibyo babakoreye. Ibyo ndabizi, so niteguye kubabera
ugutwi kubumva no kubafasha kuva muri ako kaga kabapfubiye mu mitima. Abaturutse hanze ni ukuvuga abatanze byose kugira ngo FPR itsinde, barimo abatanze abana babo bakagwa ku rugamba bakaba incike, barimo abatanze umutungo wabo bikabaviramo gukena, FPR yaza ikabibagirwa bitewe ishingiye gusa ko mudafite abayobozi mu nzego zo hejuru, kubera ko abanyu bapfuye, bishingiwe ko mwaturutse ahantu hanyuranye, mwaturutse Burundi, Bugande, mu Bugande, mwaturutse muri Tanzania, mwaturutse muri Kongo, Mburayi n'ahandi. Ibyo mukabizizwa, mukimwa amahirwe yo gukora ibyo mwitangiye mwanashoyemo abanyu n'ibyanyu. Ibyo ndabizi kandi niteguye kubafasha kubisubirana. Abahunze muri 1994 mugata ibyanyu, imitungo yanyu, mugafatwa nk'abanzi, ndazi ko harimo abakoze ibyaha ariko harimo n'abere. Namwe niteguye, ndabizi ibyo ngibyo, kandi niteguye kubumva no kubafasha kugira ngo musubire mu Rwanda, musubirane uburenganzira n'ibyanyu. Abiciwe n'abambuwe ibyabo na FPR mukeneye ihumure, mukeneye n'indishyi. Ibyo ndabizi kandi niteguye kubafasha kubibona. Ababundabunda kubera guhigwa na FPR, ni ukuvuga bahungiye mu mahanga, murara mu myobo kubera ko mufite ingenza. Ari abari mu Rwanda mwese muhungabanye, mukaba mudafite aho mwege ku musaya, mukaba mudafite n'ubakira kubera ko FPR yabakoreye urusyo cyangwa se yabateye kwangwa n'abandi ngo uko mutavuga rumwe nabo. Ibyo ndabizi kandi nzi ko mukeneye aho muba mu muryango nyarwanda, muri sosiyete nyarwanda nk'abandi banyarwanda, aho ibitekerezo byanyu ari uburenganzira bwanyu. Ibyo ndabizi kandi niteguye kubumva. Abakora politiki mwifuza urubuga rwa politiki y'amashyaka menshi bamwe mwita demokarasi, nabyo ndabizi kandi niteguye kubafasha kugira ngo urubuga rugerweho nituramuka tubanje kuva mu bihe turimo. Abacuruzi n'abikorera ku giti cyabo babangamirwa na FPR kubera ubusambo n'ubusahuzi, ikabambura binyuze mu misoro, ikabambura binyuze mu misanzu, ikabambura binyuze mu kubangamira ibikorwa byanyu no kubagira abanzi b'igihugu mutaryo. Ibyo ndabizi kandi niteguye kubafasha kugira ngo mwongere muzanzamuke, mubeho kandi mukore politiki ikwiye mu Rwanda. Noneho namwe mutera imbere kandi munateza imbere u Rwanda. Ibyo rero ndabasaba ubufasha bwanyu. Abakozi mukeneye kudakomeza gukatwa imishahara yanyu no kubona imishahara ibatunga. Ntimukeneye gukomeza kuba gusahurwa mu mayeri no guhabwa akazi kuri za kondisiyo z'uko muzakomeza gutwerera ishyaka mutanarimo cyangwa se mutemera. Ibyo nabyo ndabizi kandi niteguye kubafasha kugira ngo tugere kuri urwo rwego. Ibibazo by'u Rwanda ni byinshi ariko bisaba nkuko nababwiye umuhuza w'impuhwe, kandi bisaba umuntu witeguye kumva bose no kwegeranya ibitekerezo n'ibisubizo bibikemura. Nkaba nifuza kuba uwo nguwo nimumpa inkunga yanyu. N'ubu u Rwanda rwageze mu kaga, bamwe muzi mubona abandi mubwirwa, ruracyashobora gukira, ariko ntirwakizwa na politiki y'amashyaka, intambara cyangwa kudeta. Ndabasaba kumfasha nkabafasha kugera ku Rwanda rurangiza
ibibazo buri bwoko na buri muryango nyarwanda wazunguye utabizi cyangwa utaranabigizemo uruhare. Ndumva ari ibyo nabwira abanyarwanda, nkaba urubuga rurwanyu kugira ngo mumfashe kugira ngo impinduka zibeho, nuko mwakwiyemeza kuba mwava mu bwicanyi, akarengane, ubukene, ubutindi, amoko, politiki y'amoko, mukemera ko dufatanya tugakemura ibibazo by'u Rwanda bihari. Nkaba rero jyewe icyo nzabafasha ari ukuba kubegeranya, noneho tukemeranya ku Rwanda twese twifuza, nkabafasha kugira ngo turugereho. Murakoze banyarwanda, mugira amahoro.